Banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u Rwanda ku kigo Hidden Polyclinic, tubanje kubasuhuza turasuhuza abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza abo mu majyaruguru n'abo mu majyepfo, dusuhuze iburasirazuba n'uburengerazuba, dusuhuze bo mu murwa wa Kigali, Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge, dusuhuze abantu bo Tanzania, mu Burundi, mu Uganda no muri Congo, ibihugu duturanye, tugasuhuza abaturage batuye Afurika, batuye ku isi hose, muri Amerika, mu Buraya, muri Aziya n'ahandi hose. Uyu munsi tugarutse mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe tuvuga ku kiganiro ku bihato. Ibihato murabizi dukunze kugira ibiganiro ku ndwara z'amarozi kubera ko twebwe ubundi kariyeri yacu cyane ni ukuvura amarozi, ariko nanone dufite ubuhanga n'ubumenyi bwo kuvura izindi ndwara, ariko cyane cyane amarozi. Nyuma rero ibihato ni iki? Ibihato ni uburozi abantu batega abantu bakoresheje ibigirwamana cyangwa se imiti, ubwabwo bukaba bufite cyangwa se bugira ingaruka ku wo babuteze, cyangwa se bashobora kubugutega ukabutambuka n'amaguru, cyangwa se bakabushyira ahantu umaze gutambuka, cyangwa se bakabugufatisha mu kiganza mu buryo bwo kugusuhuza cyangwa kuguhobera, cyangwa se kugukoraho mu mutwe cyangwa se kugukoraho ku birenge. Ibyo byose bikaba byateza icyo kibazo cy'uburwayi bw'ibihato. Rero bimwe mu bimenyetso bigaragaza indwara y'ibihato twabona nko gucibwamo. Iyo tuvuze umuntu ko yagize ikibazo cyo gucibwamo, hari uko ashobora kugira umuriro mwinshi uruta uwo yari afite, ariko kandi bikaba bikunda kugendana no bakagira ikibazo cyo guhitwa. Icyo gihe hari ukumva umuntu abyimbye, akabyimba nk'ikirenge, akabyimba nk'ukuboko, akabyimba umugongo, cyangwa se ibindi bice by'umubiri mu buryo butunguranye kandi yenda bugenda bumwe akabyimba, ubundi akabona atabyimbye. Ibintu nk'ibyo byose ni bimwe mu bigaragaza indwara y'ibihato. None ibindi bimenyetso bigaragaza indwara y'ibihato, nko kumva ibintu bikuremereye mu mubiri aho ariho hose. Ushobora kumva umuntu aremereye, umuntu ashobora kumva ibimenyetso bituma ajya kwivuza, ugasanga umuntu aremerewe nko mu ntugu, aremerewe mu gatuza, aremerewe mu mugongo, aremerewe ku mabuno, aremerewe ku birenge cyangwa se ku maguru, kandi nta mpamvu, kubera ibintu aba yarenze, cyangwa se kubera ibintu bashyizeho batambutse, cyangwa se kubera ibintu bamukozeho bamukoreshejeho. Hari ukundi kuntu ibihato byigaragaza, ugasanga hari ibintu umuntu aragaragaza ku mubiri, ibintu bigenda byimuka, yumva ari nk'ibintu nk'ikintu cy'igisimba cyangwa se inyamaswa cyangwa se ikindi kintu runaka kigenda gisa naho kimuka mu mubiri, kiva hamwe kijya ahandi mu mubiri. Ibyo nabyo ni ibimenyetso by'uko ushobora kuba warozwe ibihato. Hari ukumva ubabirwa ahantu runaka, ukaba wagira ngo hari umuriro cyangwa se icyuma gishyushye kigutwika, cyangwa se ukumva hashyuhiranye cyane kandi nta mpamvu, ubundi ukumva hadashyushye, ubundi ukumva hashyushye gutya. Hari no kuntu nanone ibimenyetso tubisanga cyangwa se bigaragaza umuntu agaragaza, usanga ku ruhu rw'umuntu, ku mubiri, ashobora gusanga hari ikintu gisa nk'aho uruhu rwahindutse, ugasanga uruhu rw'umuntu, ugasanga nk'ikintu kibambaturiye ku musaya, ugasanga afite ku kirenge cyangwa se ku maboko cyangwa se mu gatuza cyangwa se mu maso, mu isura, mu maso cyangwa se mu mugongo, ugasanga hari ikibara nk'aho ari ikibibi cyaje kigafata ahantu nk'aho ari ahantu umuntu yokeje. Ibyo bimenyetso byose bigaragaza indwara y'ibihato, uburozi bw'ibihato, tukaba tubivura, ibyo bimenyetso bikavaho, tukabikuraho hakoreshejwe imiti, kandi tugashobora kubirwanya kuko umuntu tuvuye tunamuha protection, tumuha ubwirinzi butuma atongera kurogwa ibyo. Mukaba rero kuri Hidden Polyclinic, aho tubafitiye imiti murabizi ko
dufite ubuhanga, imbaraga n'ubushobozi byo kuvura indwara tuba twashoboye kubabwira, tuba tuzifiteho ubuhanga, tuba tuzifiteho ubumenyi, kandi ni muri gakondo yacu, ni ubuvuzi bwacu, ni ibyo twavanye ku babyeyi, ni uko twasanze ababyeyi babivura, natwe dukomerezaho tubivura gutyo. Ntabwo ari ibihimbano, ntabwo ari ibyo, ntabwo turi abagorozi ngo tube dukora ubuvuzi bwa kigorozi. Twebwe dukora kandi tuvura mu buryo gakondo, dukoresheje imiti gakondo, ariyo miti y'ibimera, inyamaswa, cyangwa se ibituruka ku butaka. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi mukore subscribe, mukore like na share, n'ibiganiro byacu bigere ku bantu bose bafite ibibazo nk'ibyo tuba tuvura, kugira ngo ejo batazabura aho babonera ubufasha. Kandi muri rusange twebwe tuvura indwara nk'izo ngizo. Mugire amahoro.